Gukunda igihugu cyacu ntabwo ari ugushira isoni, ntabwo kuvugira igihugu cyacu ari ugushyira isoni cyangwa se gushyira isoni ngo ubwire nabi abakivuga nabi, ubwire nabi abo bose bafite imitekerereze mibi igamije kugira gute? Gusenya ubumwe bw'Abanyarwanda. Uyu munsi rero tubona abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bagenda basebya igihugu cyacu, batuka ubuyobozi bwacu, ariko natwe tugasubiza nabi. Yaba urubyiruko, abato n'abakuru, mu buryo dukoresha dusubiza abo bose bafite imitekerereze itari myiza ku gihugu cyacu, tubasubiza nabi dukoresha imvugo nyandagazi, imvugo zitari nziza. Mu mwanya muto ushize nari ndimo kureba kuri social media mbona abantu batandukanye byitwa ko ari abanyamakuru, ariko ugasanga uburyo basubiza aba bantu ntabwo ari uburyo bwiza bw'ubunyamwuga, bakoresha amagambo mabi. Ntabwo umuntu usebya igihugu cyacu kumusubiza dukwiye gukoresha imvugo nyandagazi cyangwa se dukoreshe ibitutsi, ahubwo dukoresha ibimenyetso, dukoresha ibyo igihugu cyacu cyagezeho. Iki gihugu cyavuye kure, cyavuye ahantu habi cyane amahanga atatekerezaga. Ibyo ngibyo ni byo bimenyetso ndakuka dukwiye gukoresha tugira gute? Dusubiza bariya bose bagira gute? Bafite imitekerereze mibi igamije kugira gute? Gusenya ubumwe bw'Abanyarwanda. Iki gihugu cyacu ureba uyu munsi, kuva mu 1899 Abadage baza hano mu Rwanda badukorera ibintu bitari byiza, Abanyarwanda barakubiswe ikiboko, basahuye umutungo w'Abanyarwanda. Igihugu cyacu cyahuye n'ubukoloni, ariko ubwo bukoloni nta kintu kizima bwadusigiye. Yewe kuva mu 1899 kugera mu 1816 Abadage bagenda, Ababiligi baraje bakomeza kino gihugu cyacu mu 1916 kugera 1962. Iyo ni imyaka Ababiligi bakolonije kino gihugu cy'u Rwanda, ariko nabo nta kintu kizima batuzaniye usibye kugira gute? Usibye ivangura, gusenya ubumwe bw'Abanyarwanda n'ibindi byinshi bibi namwe muzi ku bantu bize amateka y'igihugu cyacu ndetse n'abakuru bayazi kandi bagize gute? Banayabayemo. Iyo tugiye gusubiza bano bantu rero bafite imitekerereze mibi irwanya igihugu cyacu, dukwiye gukoresha ibimenyetso biri mu mateka y'igihugu cyacu, tugaragaza aho cyavuye ndetse n'aho kize gute? N'aho kigeze. Yaba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi 1962 tubona ubwigenge, twabonye ubwigenge, ariko tubona igihugu cyacu kiri habi cyane, kuko mbere y'aho gatoya muri 1959 Abanyarwanda nta bumwe bari bafite, bwari bwarasenyutse. Icyo gihe n'ubundi igihugu cy'u Rwanda cyacu cyari kimeze nabi, harimo urwango, ivangura, ubwicanyi, gutoteza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko uyu munsi turashimira igihugu cyacu, turashimira ubuyobozi bwiza, turashimira leta nziza yacu, kuko murabizi neza mwese ko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi, icyo tuzi twese uyu munsi, umuryango nyarwanda FPR Inkotanyi wavutse mu 1987, uvuye kuri RANU yavutse mu 1979. Yatangije urugamba rwo kubohora igihugu. Mu ntego FPR yari ifite ntabwo harimo ivangura, ntiharimo gutoteza abantu, ntiharimo kwihorera, ntiharimo iki. Ibyo byose bigaragaza ubumwe, bigaragaza indangagaciro, bigaragaza gahunda nziza igihugu cyacu cyatangiranye. Uyu munsi ni ukuvuga ngo rero, niba hari abantu baza bakababwira ngo tuzabakorera ibi nimudufashe ibi ngibi, tuzakora ibi n'ibi nimutwemera gutya na gutya, uwo muntu utaragaragaje ibikorwa byiza mu mateka ye yo hasi, yaduha icyizere gute? Si ko ntacyo dukeneye. Ntabwo Afurika uyu munsi ikeneye abayobozi baza bakabwira abaturage ngo tuzabageza kuri ibi ngibi, tuzabubakira imihanda, tuzakora ibikorwa remezo, tuzakora ibi n'ibi n'ibi. Ubundi umuyobozi atanga icyizere cyo kuba ayobora gishingiye ku mateka meza afite kuva hasi. Niyo mpamvu twebwe uyu munsi dukunda igihugu cyacu, niyo mpamvu twebwe uyu munsi dukunda ubuyobozi bwacu, ko bwatweretse icyizere ubwo bwafataga iya mbere kuza kubohora igihugu cyacu ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kangahe? Kwa cumi 1990. Ni ukuvuga ngo rero twebwe urubyiruko, twebwe abanyamakuru, igihugu cyose, igihe dufata iya mbere tugasubiza bano bantu bagamije guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, cyangwa se bagamije gusenya ubumwe bw'Abanyarwanda, dukwiye gukoresha ibimenyetso by'amateka kandi tukayavuga ukuri. Reka nshimire wowe wakoze subscribe kuri channel yacu,
turi mu kiganiro intangarugero gica kuri channel yacu intangarugero Empire. Niba rero ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel yacu, kora subscribe kugira ngo ibiganiro byiza, kugira ngo abo bantu bose babaye intangarugero mu gihugu cyacu no ku isi hose, bafite imitekerereze myiza yagira aho tuvana n'aho tugeza, ibijye bikugezwaho 5 kuri 5. Ikindi ni uko ikiganiro cyacu kibanda kuri political, social, economic and religion and other strategic factors. Mvuze political, social, economic, religion and strategic factors mu tuntu tundi. Uyu munsi ntabwo turi bwibande muri religion cyangwa se society cyangwa se economic, turi muri mu buryo bwa politiki ariko butari muri deep, turebera hamwe tukavuga tuti se twe nk'urubyiruko uyu munsi dukurikira social media, tubona abantu bagenzi bacu bafata iya mbere mu gusubiza aba bantu bafite imyumvire itari myiza, ese twebwe dutandukane he nabo? Iyo urimo gutuka umuntu ntabwo umuha message ya nyayo akeneye, ahubwo we akubona nk'ufite ikibazo cy'imitekerereze. So ntabwo ari byiza ko dutuka abantu, ahubwo mureke tubereke, noneho tubereke ibikorwa igihugu cyacu cyagezeho, tubereke iterambere igihugu cyacu cyagezeho. Niba bashaka kumenera ku rubyiruko ngo barwangirize imitekerereze, noneho uhita ubagaragariza uburyo ki ubwo bari kuri regime cyangwa se bari mu Rwanda mu gihe runaka mu myaka ya 59 za 73, iyi mitekerereze yabo yari gusenya urubyiruko. Ariko uyu munsi turi muri 2025 ugaragaza ko uburyo urubyiruko dufite amahirwe yo kwiga, dufite amahirwe yo kwiga imyuga, kaminuza n'ahandi, dufite ubuyobozi bwiza budukunda kandi budushishikariza gukora icyiza gusa kibereye abanyarwanda. Ntabwo rero uyu munsi gutuka abo bantu, kwigaragaza nabi, bigaragaza ahubwo abo turi bo mu mitekerereze kandi itari myiza. So mureke dukoreshe ibimenyetso, dukoreshe ukuri. Ntabwo umuntu watukanye muvugirize induru, ahubwo wowe fata umwanya wawe urebe ibyiza u Rwanda rwacu rwagezeho kandi urimo kugeraho. Ntekereza ko uyu munsi ahantu u Rwanda rwifuza kugera ntabwo turagera 100%, ariko umunsi ku munsi tugenda dutera intambwe igana imbere kandi intambwe igana aheza. So rero ku banyamakuru bamwe na bamwe cyangwa se kuri bagenzi banjye b'urubyiruko, nababwira ngo dukwiye gushira ubwoba, ikindi tukaba abanyabwenge, ikindi nanone tukaba abantu biteguye kugira gute kuvuga ukuri, atari ko hari ukuntu umuntu avuga ikinyoma akakigira ukuri kugira ngo gisenye abandi. Dukwiye kuvuga ukuri kuri fact, ukuri kujyanye n'igihugu cyacu. Ni izihe ndangagaciro rero twebwe nk'abanyamakuru dukwiye kujya gute, dukwiye kurangwa nazo? Mbere na mbere nababwiye ngo kuvugira igihugu cyacu cyangwa se kugikunda ntabwo ari ugushira isoni. Utazumva ngo uyu munsi nabonye ibintu kuri social media bitari byiza, kanaka yavuze ibi ngibi, ngiye kumutuka ati wagiciwe, uri iki n'iki, hehe, nanjye ibintu ntabasha kuvuga. Ntabwo ibyo ngibyo ari ubunyamwuga, ntabwo ari professionalism. Mureke tube professionalism, turinde indimi zacu, turinde ururimi rwacu, turinde ubumwe bwacu, turinde discipline yacu. Ntabwo ndabona uyu munsi umupolisi, umusirikare, umuyobozi sindababona bafata ijambo ngo batuke cyangwa se baharabike cyangwa se basebye cyangwa se bagire gute ngo batuke abo bantu, ahubwo bagira gute, bagaragaza ibyiza u Rwanda rurimo kugeraho. Garagaza umutekano, garagaza ubumwe bw'Abanyarwanda, garagaza iterambere, garagaza ibikorwa remezo, garagaza good governance, garagaza good leadership. Ibyo ni ibintu twagaragaza ku ruhando mpuzamahanga kandi ibimenyetso byabyo birahari. Umutekano yaba internal mu gihugu ndetse na external, cyangwa se uburyo u Rwanda rugira uruhare mu kugarura umutekano mu bihugu bitandukanye ku isi, by'umwihariko ahangaha muri Afurika. Ibyo ni ibintu byiza twishimira kandi dukomeje kugira gute, guteramo intambwe igana imbere. Ntabwo umunsi ndi bwizimye mu magambo cyangwa se ngo ngere kure, ahubwo impamvu y'iki kiganiro cyo kuba intangarugero, mureke abanyamakuru tube intangarugero, mureke urubyiruko tube intangarugero, buri muntu wese abe intangarugero. Dushobora kwibwira yuko gutukana ari byo bishobora gutuma twumva neza cyangwa se babona ko dufite ishyaka ryo gukorera igihugu cyacu no kugikunda, ariko ntabwo ari byo. Kuko umuntu ututse, buriya iyo ututse umuntu ntabwo uba umuhaye message, ahubwo ntabwo umuhaye message ushaka kumuhereza, ahubwo we yakira message ijyanye n'imitekerereze yawe, abona ko ufite ikibazo. So rero gutuka umuntu ntabwo ari igisubizo cyiza. Ndetse no muri twebwe jya ubona kuri social media uyu munsi kanaka ari gutuka kanaka, ntabwo ari byo inshuti zanjye, ntabwo ari byo. Kujya kuri kamera gatuka umuntu ngo ni iki n'iki n'iki n'iki, ntabwo nabisubiramo, ntabwo bishoboka.
ntabwo ari byo. Mureke tugire urukundo, tugire amahoro, tugire umuhate, tugire iki, tugire ubutwari, tube abanyamwuga. Nimureke tube iki, tube abanyamwuga, twubaha abantu. Inshuti yanjye, niba urimo no gutuka umwana, ntutuke umubyeyi we, cyangwa se utuke aho avuka cyangwa n'iki, sibyo? Mureke rero twere gukoresha imvugo zitari nziza, tugaragaze amateka y'igihugu cyacu. Nababwiye ngo Abadage bageze mu Rwanda 1899, baza kugenda 1916. 1916 ni nyuma y'intambara ya mbere y'isi. Ni intambara ya mbere y'isi yabaye. Ngo se abantu bavuga ngo ni intambara ngo y'isi ya mbere, ntabwo ari byo. Ni intambara ya mbere y'isi yabaye mu 1914 kugeza 1918. Ubwo rero habaga inama mpuzamahanga, ni inama y'umuryango w'abibumbye, Versailles Peace Treaty mu 1919. Iyo nama yari yemeje ko ibihugu Ubudage bwakolonizaga bubwamburwa, Ubudage bukamburwa ibihugu byose bwakolonizaga harimo n'u Rwanda. Ni muri ubwo buryo Ububiligi nabwo bwaje rero mu 1916 bugira gute, bufata u Rwanda bararukoloniza, ariko Ababiligi bagira mu 1932. So ubuyobozi bwabo bose ntabwo bwari bwiza, turimo kujyana. Yaba no kuri independence iya mbere z'ukwa karindwi 62, ntabwo mu Rwanda byari byifashe neza. Ugakomeza kuri 5 z'ukwa karindwi mu ijoro 1973. Ibyo bintu nabwo byabaye, murabizi, ni amateka y'igihugu cyacu murayazi, ntabwo ari ibintu byiza rwose. Si ni ukuvuga ngo rero dukomeje amateka y'igihugu cyacu kugeza ubwo 1979 RANU ivuka, Rwanda Alliance for National Unity. Uyu ni umuryango, turumva neza, wari witeguye kugera gute, kuza kubohora u Rwanda. Kandi n'abanyarwanda bose ukabahereza ituze, ugacunga umutekano w'igihugu, ukarinda igihugu n'abagituye, ugacura impunzi. Uyu nguyu waje kubyara FPR Inkotanyi, umuryango w'abanyarwanda wavutse mu 1987. Uhagarika jenoside kuri 4 z'ukwa karindwi 1994. Turakomeza 19 z'ukwa karindwi 1994 tubona Government of National Unity, guverinoma y'ubumwe bw'iki bw'abanyarwanda. Yagiye kuri 19 z'ukwa karindwi 1994, nyuma y'iminsi ijana jenoside yakorewe abatutsi bayo muri Mata 1994. Iyi government twabonye yaduhaye icyizere kugeza uwo munsi, yageze kuri byinshi. So nta bintu bishya rero bari abantu mubona basebye u Rwanda bateze kuzageraho, ntabyo baje kubaka, ntabyo baje kugira gute, usibye kudushyiramo imyumvire mibi. Ubu buryo dukwiye kubasubiza rero nta bundi, dukwiye kubasubiza dukoresheje iki, ibimenyetso, dukoresheje iki, ukuri, dukoresheje ibyiza u Rwanda rwacu rwagezeho twese nk'abanyarwanda, kandi tukirinda uwo ari we wese wadushora mu bikorwa bijyanye n'ubukungu n'amafaranga kugira ngo tugire gute, twijandike muri ibyo bintu. Reka tube abanyamwuga, tuvuge ukuri, twirinde gukoresha amarangamutima yacu mu gusubiza abo bantu, twirinde gukoresha amarangamutima yacu mu kuvugira igihugu cyacu, ahubwo dukore ibintu biri fact, biririwe kandi bigaragara mu ruhando mpuzamahanga. Ibyo bintu rwose ndagira ngo buri wese abigire indangagaciro ze, kuko buriya ntabwo uyu munsi, ntabwo umuntu ukubwira nabi naho umubwira nabi, ko iyo umubwiye nabi ntabwo muba mutandukaniye. Uwo kubwira nabi, koresha imvugo nziza ifite discipline, imvugo nziza ifite indangagaciro. So rero iyo tuvuga nabi, iyo dutukana, twibwira ko turimo gusubiza abo bantu, tuba tugaragaza ko nta ndangagaciro dufite, kandi ntabwo ibyo ubuyobozi bwacu bugira gute, butwigisha. So ntabwo nshaka kujya kure cyane, icyo uyu munsi ngira ngo tuvugeho nta kindi, ntabwo gukunda igihugu, ntabwo kukivugira ari ugushira isoni, ntabwo uri uvuga amagambo asebanya, ntabwo uri kuvuga urwango, no, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, kuko njyewe uyu munsi nta muyobozi n'umwe. Uzi impamvu batabikora se? Hagize umuyobozi uyu munsi witwaza imbaraga z'ubuyobozi agatukana kugira ngo akibwira ko arimo kuvugira u Rwanda, icyo gihe yaba yanduje roho z'abantu barenga 14,000. Murumve ko igihugu cyaba kimeze rero. Ahubwo bakora ibijyanye n'indangagaciro z'iki, z'abanyarwanda. Natwe dukwiye kugira gute, kubigiraho. Nkunda kubona abanyamakuru benshi, ugasanga abanyamakuru mpuzamahanga
bashaka guta mu mutego basebya u Rwanda baruharabika babaza ubuyobozi bwacu ibibazo bidafite aho bishingiye, ariko ubuyobozi bwacu bubasubiza bukoresha imvugo nziza kandi ifite ukuri, natwe dukwiye kubigiraho. Impamvu ya kino kiganiro ngo intangarugero, dukwiye kuba intangarugero mu rubyiruko, dukwiye kureba abayobozi bacu tukabigiraho, nta kindi kirenze ibyo ngibyo. Kuba intangarugero muri byose, kuba intangarugero muri politike, ntabwo mvuze ngo tugiye gukora ibi n'ibi n'ibi, ahubwo tube intangarugero nk'ubuyobozi bwacu, uko bukorera igihugu cyacu, uko burwanya ruswa n'akarengane, uko bazamura ireme ry'uburenganire n'ubwuzuzanye, ibyo byose bakora byiza tugire gute tubyigireho aho turi hose, kuko baduha indangagaciro, baduha amasomo meza adufasha. Ahantu hose twitabira ibiganiro by'urubyiruko ntaho dusanga batubwira ngo muzabatuke muzagire gutya, ariko birabaje kumva cyangwa se kubona umuntu wifashe akagira gute akagaragaza ibitutsi kuri social media. Ntabwo ari byo, mureke dukoreshe ukuri, dukoreshe amateka y'igihugu cyacu, kandi ndizera ko bizagira gute bizagenda neza, tuzaturimo kuva, ndetse dufite ishyaka ryo kugera dushaka kugera. Aho tugeze uyu munsi turashima Imana, turashimira ubuyobozi bwacu bw'igihugu cyacu, turashima umunyarwanda wese yaba umuto ndetse n'umukuru, ingabo z'igihugu, polisi y'igihugu, ubuyobozi bwose, na wa muturage wo hasi wa wundi abantu baba batibuka, twese mwese ndabashimira, mwese turabashimira uruhare mugira kugira ngo igihugu cyacu cyiyubake, uyu munsi kibe gifite aho kiva ndetse n'aho kigera. Abanzi bose mubona nuko hari u Rwanda rumaze kugera gute kugera, ariko ibyo ngibyo tubishyire ku ruhande, twirebere gusa focus yacu, turebe iki, turebe aho dushaka kugira gute kugera. So mureke tube rero abanyamwuga. Kandi ikindi gikomeye, niba ufashe umwanya ngo ugiye kuvugira u Rwanda, ntabwo turi abavugizi ba guverinoma, ariko dufite uburenganzira twahawe bw'uko buri wese agomba gufata iya mbere. Nk'urubyiruko ntabwo dufite intambara y'amasasu cyangwa se y'imbunda, ahubwo twebwe intambara turwana nayo nk'urubyiruko ni iyo gukoresha, ni iyo kuvuga, kuko uyu munsi bisa nk'aho ari nka cold war, usanga abantu baterana amagambo. So icyo tugomba gukora ni iki rero? Biba bibabaje kugira ngo tubone abapfobya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 n'abandi basabye u Rwanda barushaho kwiyongera bakaba benshi kurusha urubyiruko. Dufate umwanya tukagira gute tukabasubiza kandi tukabasubirisha ukuri. So mureke dukoreshe ukuri rero. Kandi ikindi, niba ufashe umwanya wawe ngo ugiye kubasubiza, jya wibaza ngo ngiye kuvuga ikintu cyubaka cyangwa ngiye kuvuga ikintu gisenya. Ushaka kwibwira ko ugiye kuvuga ikintu cyubaka, ugasanga ugiye kuvuga ikintu kira gute gisenya, kikugaragaza nabi. Tuba abana beza, dukunde umurimo, duce bugufi, dukore ikintu cyose gishoboka kugira ngo tugire ubuzima bwiza, dukunde ubuyobozi bwacu, tubukundishe n'abo bandi bose ko nta kintu babikoraho. Imana ibahereze umugisha, mugire ibihe byiza, nkubwira ngo kanda subscribe, icyo kintu cya mbere wakora uyu munsi aka kanya tuvugana. Kora subscribe, ukande like, comment, utubwire wowe uko ubyumva muri comment. Jya muri comment utubwire uko wowe wakikiganira, utubwire ko wowe ubyumva, hanyuma ubundi ukande kunzogera kugira ngo ikiganiro cyose kijye kukugeraho 5/5. Imana ibahe umugisha, y'umugisha abanyarwanda mwese. Uyu munsi turebye kuri politiki, icyo sina politiki gusa, ahubwo turebye uko abanyarwanda twebwe abaturarwanda isi muri rusange dukwiye kwitwara igihe cyose, just abanyafurika ariko abanyarwanda n'abanyarwanda kazi. So kora subscribe rero ukomeze kugenda ubana natwe, nkubwira ngo ikiganiro cyacu intangarugero kigamije gutuma cyangwa se kigamije gushishikariza abantu kuba intangarugero. Iyo uvuze ngo nsaba intangarugero, bituma bya bindi bibi byose bivamo, uganira kugeraho ushaka kugira kandi aho igihugu cyacu kigeze muri society, muri economic, muri religion and other strategic factors. Tuzajya turebera hamwe rero ibyatwubaka, ibyatugirira umumaro, ndetse niba ufite ibitekerezo, ufite ubutumwa ushaka kugeza ku banyarwanda, ariko ubutumwa bwiza bwubaka, cyangwa se ufite ubuhamya bw'aho wavuye n'aho ugeze uyu munsi, nta kabuza wadusanga tukaguha umwanya ukagira icyo ugeza ku banyarwanda. Imana ibahereze umugisha, mugire ibihe byiza. Njye ndi Jean Marie, ndi kuri mikoro za intangarugero Empire. Turi kumwe, ciao ciao, turabakunda cyane.